Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze aho mudukurikiye muri hirya no hino ku isi. Twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku Buryo TV, waradushyigikiye cyane, waduteye ingabo mu bitugu. Nawe utarakora subscribe, ukore subscribe nyamuneka kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru ku gihe. Ahangaha murabibona tugarutse kuri ya coin ya Battle Steed. Ku bantu bamaze gufungura account, ngira ngo mwabonye ko ibi bintu biririyo, ibi bintu ni ibyanyabyo. Aya madolari barayaguha nta kabuza, hanyuma ugasigara utegereje igihe izaba listed. Nawe utarabona izi coin cyangwa se utarakleminga ya ma airdrop ya Battle Steed, urebe link muri video description, hanyuma wibikeho izi coin 20,000 zihwanye n'amadolari 400. Hano murabona ko barimo baratubwira ngo all users in the Battle Steed community please join the Telegram group and don't miss the latest announcement update. Hano barimo kudushishikariza twese abamaze kujoininga cyangwa se abayuza ba Battle Steed, dushishikarijwe cyane cyangwa se turashishikarizwa kujoininga Telegram group yabo kugira ngo ntitujye tubura amakuru ku gihe, ntitujye tubura ibyo bapudetinzeho bishya, tujye tumenyera amakuru ku gihe. Nibyo bizanadufasha kuba twamenya igihe iyi coin yagiye ku isoko. Murabona ko bashyizeho n'uburyo bwa WhatsApp yabo, ndetse banatwereka iyi Telegram channel yabo aho wayishakira. Ahangaha nahise nyarukira kuri Telegram group. Hano murabona ko bashyizemo Battle Steed coin are not listed yet and transaction are not supported for now. Battle Steed does not have any bot for exchanging Battle Steed currency. Hano barimo kutubwira ko iyi Battle Steed coin itaraba listed. Nta transaction n'imwe iyi Battle Steed ishobora gusapotinga uyu mwanya. Battle Steed ntabwo ifite uburyo bwo gukora exchange n'izindi cryptocurrency like USDT, Bitcoin ndetse n'izindi. Hano bakongera bakakubwira ko umuntu wese uzakubwira ngo ashobora kugufasha ukakora unlock ugafungura Battle Steed coin zawe zikabamo amafaranga, azaba arimo kukubeshya, azaba ashaka kukwiba coin zawe za Battle Steed. Hano naho twanyarukiye kuri Twitter yabo aho bavugaga ko today Battle Steed officially reached strategic cooperation with exchanger suckers Binance, Venus, Uniswap, MetaMask etc. after 75%. Hano barimo barakubwira ko Battle Steed uyu munsi ntabwo yicaye, irimo irashaka uburyo bwose yakwihuza n'izindi exchanger nka Binance n'iyi Venus, Uniswap, MetaMask kugira ngo umunsi yabaye listed, umunsi yagiye hanze, izi exchanger nazo zizabashe kuyilistinga, zizabashe kuyicuruza kugira ngo nawe uyifite, we wamaze kuyibikaho, uzabone aho ugurishiriza coin zawe. Hano bakagaruka bavuga ko nyuma y'uko bizaba bimaze kuba 75% bya coin zateganyijwe, nta kabuza iyi coin izahita iba listed, izahita itangira gutrading, izahita itangira gutanga amafaranga ku bantu bamaze guclaiminga izi coin. Ngira ngo nkubwire ko gukora sign up, gukora account muri Battle Steed, bahita baguha coin 20,000 zingana n'amadolari 400. Ahangaha Battle Steed coin imwe ingana na 0.02 by'idolari, ariko target yabo nuko Battle Steed imwe igomba kuba ingana n'idolari 1. Nyamuneka nawe niba utarakora sign up, utarakora account, link iri muri video description, hanyuma ukore subscribe ku Buryo TV.